dore impamvu eshanu zituma kudaca inyuma uwo mwashakanye ari ingenzi. Wigeze wibaza impamvu bidakwiye gukunda cyangwa gukorana n'undi imibonano mpuzabitsina uri hirya cyangwa uri hanze y'urugo rwawe? Urabizi abantu benshi muri iki gihe byarakuze, byabaye byinshi. Gusambana si kiri icyaha, si kiri ikibazo. We making ashobora ko utamuteye inda, making ashobora ko mutanzanyije sida nanumvishe ngo batakiyitinya. Ariko se wibajije impamvu cyangwa waba uzi impamvu guca inyuma uwo mwashakanye cyangwa umubana ari icyaha gikomeye cyane? Hari ibintu, dore impamvu eshanu Bibiliya itwigisha ku bintu nyine nk'ibyo, ku bantu bashakanye cyangwa ku bantu babana, ku bantu bari mu rukundo. Dore impamvu eshanu Bibiliya itubwira udakwiye kugira ute, udakwiye guca inyuma uwo muzashakana cyangwa uwo mwashakanye. Impamvu ya mbere, kuryamana umubano w'ukuri n'uwo mwashakanye. Ibi ngibi, izi ni impamvu eshanu nyine zituma wumva ko kudaca inyuma uwo mukundana cyangwa mwashakanye ari ingenzi. Kugumana umubano w'ukuri n'uwo mwashakanye. Nudaca inyuma uwo mwashakanye uzaba ufite nyine, uzaba waragumanye umubano w'ukuri n'uwo mwashakanye. Ese Bibiliya bivuga iki? Turajya mu Abefeso igice cya 5 umurongo wa 25. Bashakanye mukundane nk'uko Kristo yakunze itorero rye. Hano urumva ko Bibiliya iratubwira ati mwe bashakanye mukundane. Gukundana ni igihe nyine utakorera ikintu kibi mugenzi wawe, utaca inyuma mugenzi wawe, utaca nyine umuntu mubana. Mukundane nk'urwo Yesu Kristo yadukunze, kuko ntago Kristo iyo duca inyuma. Murabizi ibigeragezo yahuye nabyo, Satani ntako atagize ngo amuyobye. Iyo tugambanira nta n'umwe ubikiriho, ntabwo twese tuba tukiri kwigaragura muri ibi. Rero namwe mugerageze kandi munabashishwe, munajye munasaba Imana kandi, kuko Bibiliya Abefeso baratubwira ngo mwe bashakanye cyangwa bashakanye mukundane nk'uko Kristo yakunze itorero rye. Urukundo rurambye urukundo rurambye rwubakwa ku budahemuka. We ntabwo ukwiye guhemuka. Urukundo ruramba cyangwa rurambye rwubakira ku budahemuka, wihemukira mugenzi wawe. Icyo nicyo Bibiliya itubwira. Icyo cyari icya mbere, niyo nyungu ya mbere, kugumana umubano w'ukuri n'uwo mwashakanye. Niba utaraca inyuma uwo mwashakanye, ni wowe uwagumanye umubano w'ukuri kandi nta n'icyaha wishinza. Uwagumanye umubano w'ukuri n'uwo mwashakanye. Reka tujye ku cya kabiri, kwirinda icyaha mu maso y'Imana. Murabizi ko n'ubundi guca inyuma uwo mwashakanye ni icyaha Imana yanga, ni icyaha Imana. Nuko Imana ibabarira byose, ari umwana w'umuntu ntiyakubabarira. Ibi ngibi turabisanga Abalewi igice cya 20 umurongo waho wa 10. Umugabo ucisha umugore wundi inyuma ni icyaha gikomeye kandi azahanwa. Mwese murabyiyumviye, umugabo ucisha cyangwa utuma akorana imibonano mpuzabitsina n'undi mugore utari uwe cyangwa w'undi mugabo, urumva ni icyaha gikomeye kandi azahanwa. Urumva ibyo byanditse mu Balewi igice cya 20 umurongo wawo wa 10. Ugomba kutayobya umugore w'abandi cyangwa umufasha w'abandi ku muryamane, kuko ni icyaha gikomeye, Imana ntizakubabarira. Kudaca inyuma ni ukwirinda icyaha gikomeye imbere y'Imana. Nudaca inyuma y'umugore wawe ni icyaha. Ubundi kudaca inyuma cyangwa guca inyuma
uwo mwashakanye ni icyaha gikomeye imbere y'Imana. Kuko murabyibuka, nubwo mwaba mutaragiye gusenga gusezerana mu mategeko, nubwo mwaba mutaragiye mu rusengero ngo muvuge ngo muremerane, ariko buri Imana niba mubana waba ari umugore wawe, Imana iba yaramaze kuba umugisha. Kuko mubana buri gihe mukundana, munabwirana ibintu by'Imana, ati Mana uzadufashe tuzagera. Ayo buri gihe bijya muvuga byose, mwamuteretana mwamugira uti Imana ibiri kubumva kandi irabyigenderaho, nta nubwo yibagirwa ko mwayibibwiye. Rero ariya aba ari amasezerano niba uciye inyuma uwo mwashakanye. Kandi hari n'irindi jambo rivuga ngo uwo mwaryamanye mbere niwe mugore wawe. Abantu benshi ahangaha amategeko arabagonga, ariko niba warahisemo noneho mukabana mu nzu, haranira, kuko nta cyaha Imana itababarira. Njye niko mbyizera kandi ni nako Bibiliya ivuga, nabyo nimushaka nzabibasomera. Ariko ubundi ibintu udakwiye ni uguca inyuma uwo mwashakanye, kuko birakwanduza kandi ni n'icyaha gikomeye imbere y'Imana. Rinda umugore wawe, urinde n'uw'abandi. Ikindi cya gatatu twungukira mu kudaca inyuma abo twashakanye nabo, kurinda umuryango n'abana. Hano mwese murabizi, umuryango wawe niba uri umugabo ukaba wararyamanye n'abandi bagore muturanye cyangwa basanzwe bazi iwawe, uwo muntu mwaryamanye yaje iwawe, iteka ababona nk'abantu nyine badafite akamaro muri we. Nubwo atabikwereka baba basuzuguye, baba babizi cyangwa we apfa kuba bazi, kandi ntabwo yabayoberwa. Icyubahiro cy'umuryango wawe uba wamaze kugitakaza. Ibi byanditse mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 4. Buri wese arebe iby'abandi mbere y'ibye. Hano Bibiliya iratubwira ngo reba iby'abandi mbere y'ibyawe. Ese ko ngiye guca umugore wanjye inyuma, wiwe ahanciye byagendekera gute? Ese ko ngiye guca inyuma umugabo wanjye, we ahanciye byagenda bite? Byose birebewe. Ikintu wumva utagakorewe nawe ntabwo ukwiye kugikora. Niba ijambo ry'Imana rivuga ati ukore ibintu nawe wakorerwa ukishimira, ese baguca inyuma ukishimira? Iri jambo rero ryanditse mu Bafilipi, buri wese arebe iby'abandi mbere y'ibye. Umuryango urushaho gukura mu rukundo no mu mahoro. Niba nyine utawusheze nyine ngo uce inyuma uwo mwashakanye cyangwa mubana, umuryango urushaho gukura kandi ugakuraho amahoro. Nibyo ushobora kujya hanze ugatera umuryango n'ubundi urakoze, ariko se amahoro urayakujije? Hano mwitonde rero, reka tujye ku cya 4. Ikintu cya 4 kudaca inyuma bikurinda cyangwa birinda umuntu, kurinda umutima n'umwuka wawe. Hano biranditse mu Migani igice cya 6 umurongo wa 32. Nabwo handitse ucisha umugore wundi akangura urwango n'ishyari. Nuba ucisha umugore wundi inyuma, uraba ukangura urwango n'ishyari mu rugo rwe. Urabizi, ugiye uryamana n'umugore wundi mugabo, uzamuye urwango mu rugo rw'uwo mugabo, urumva waciriye inyuma umugore we. Nawe uragira ishyari, uzajya ubona wa mugabo waryamanira n'umugore we wumva ugize ishyari. Ibyo bintu rero mu Migani haratubwira ngo ucisha umugore wundi akangura cyangwa azamura urwango n'ishyari. Kudaca inyuma bituma umutima wawe uhorana amahoro kandi wirinda isoni. Nta soni uzahorana, waba uri mu muryango wundi, waba uri mu muryango wawe, uzahorana icyubahiro. Rero bikurinda kudaca inyuma uwo mwashakanye, bikurinda cyangwa birinda umutima wawe n'umwuka wawe. Icyo ni ikintu cya 4
gituma nyine wumva ugomba gukora cyangwa bikumarira kuba utaca inyuma umugore wawe cyangwa uwo mwashakanye. Reka tujye ku cya gatanu ari nacyo cya nyuma, guhesha Imana icyubahiro. Imana ugomba kuyihesha icyubahiro aho uri hose mu byo ukora byose. Hano byanditse mu Abakorino ba mbere igice cya 10 umurongo waho wa 31. Ibyo mukora byose mukore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibyo mukora byose mubikore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibyo byanditse mu Bakorino ba mbere igice cya 10 umurongo wa 31. Ubudahemuka mu rugo ni ukubaha Imana. Wubashye Imana nta cyaha wakora, kuko Imana amategeko turayazi, ibyo yanga turabizi. Ubudahemuka mu rugo rero ni ukubaha Imana. Guhesha Imana icyubahiro ni kimwe mu bintu nanone wunguka cyangwa uhabwa nk'umuntu udaca inyuma uwo mwashakanye. Reka mbibasubiremo byose uko ari 5 mpereye ku murongo nabivugiye mvuga ngo imirongo biriho, kuko umurongo wa icyambere twagisanze mu Befeso 5 igice cya 5 umurongo wa 25. Icya kabiri tugisanga Abalewi igice cya 20 umurongo wa 10. Icya gatatu tugisanga Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Icya kane twagisanze Imigani 6 umurongo wa 32. Guhesha Imana icyubahiro turasanga mu Bakorino ba mbere igice cya 10 umurongo wa 31. Ibyo twasomye rero, icya mbere wunguka utaciye inyuma uwo mwashakanye, ugumana umubano w'ukuri n'uwo mwashakanye. Nta bituma biba birimo n'ubumubeshya ko umukunda, kandi nabyo ni icyaha. Ugumana umubano n'ukuri. Icya kabiri, wirinda cyangwa kwirinda icyaha mu maso y'Imana. Niba utamuciye inyuma mu maso y'Imana nta cyaha wakoze, ibi nabyo ni byiza. Icya gatatu, kurinda umuryango wawe n'abana. Niba icyubahiro cy'umuryango, nta muntu uzagusuzugura nyine ngo kuko nta hazaba kuza. Kuko uzwi n'umugore wawe uzahorana icyubahiro mu muryango wawe, kuko uzwi n'umugabo wawe uzahorana icyubahiro ku mugabo wawe, n'abana bazabyungukiramo, hazahora ibyishimo. Icyo ni icya gatatu rero, kurinda umuryango n'abana bawe. Icya kane, kurinda umutima n'umwuka wawe. Ibyo twabisanze mu Migani ko ucisha umugore wundi akangura urwango n'ishyari. Ibyo nabibasobanuriye. Icya gatanu, guhesha Imana icyubahiro. Dusoza rero, reka twumve isomo twakura mwaho, isomo ry'ingenzi. Kudaca inyuma si ukurinda umuntu gusa, ahubwo ni ukubaha Imana, gukomeza urukundo n'umuryango, no kurinda umutima wawe. Kora ibyiza, ukunde kandi ube maso. Urumva, ibyo nibyo Bibiliya isoza itubwira. Kora ibyiza kandi ube maso. Gusenga baradusobanuriye, babitubwiye ko kudaca inyuma si ukurinda umuntu gusa, ahubwo ni ukubaka cyangwa ukubaha Imana, gukomeza urukundo n'umuryango. Reka mbabwire ngo rero mukomeze mubane na Nyagasani kandi ababashije, babwira ngo noneho mu gihe waciye umugore wawe inyuma, ni gute noneho wazabisaba Imana imbabazi kugira ngo izakubabarire. Iki kiganiro nacyo ndibashaka uburyo nyitunganya nyikore. Iki nikimara kubageraho mukagikunda, muze kumbwira ati ni gute ahubwo noneho imirongo itubwira uburyo twasaba imbabazi, cyangwa ni gute twakongera tukihuza n'imiryango yacu, ibyo bintu twashyizeho bibi tukabivanaho. Nimuza kubikunda mubyandike muri komenti. Ndabakunda. Imana ibarinde. Ni Amazing TV Rwanda. Ciao ciao. Hasta vista.